munsi ni amazi ashyushye. Amazi ashyushye twarebeye hamwe akamaro kayo. Iki ni igice cya kabiri cy'amazi ashyushye. Mbere y'uko tugira icyo tubivugaho, mudukorere like, share, comment, subscribe kugira ngo abantu bose babashe kureba iyi video. Iyi video idufitiye akamaro, iradufasha mu buzima bwa buri munsi. Bajya bavuga ngo iyo umubiri ubyibushye wikorera nyirawo, iyo unanutse nabwo ukananirwa kwikorera nyirawo. Amazi ashyushye adufasha mu mubiri bitandukanye, ibintu bitandukanye byinshi. Kwa kundi uba warayuriye iby'amavuta, unyweye ibinyasukari, ukaryama, biragenda byose bigahura, bikiba ibivuta, bikaba ibintu byinshi bitandukanye, bikagenda bigafunga imitsi y'umubiri, imitsi, amaraso ntatembere neza, ugasanga rimwe na rimwe umuntu yabyutse aguwe nabi mu nda. Rero iyo ubyutse ukanywa itasi y'amazi ashyushye, irabicagagura, noneho ukabasha kumva uguwe neza, amaraso agatangira agatembera neza. Mureke rero, niyo mpamvu iyo mbahaye ikiribwa cy'umunsi cya buri munsi, nongeraho ngo kora meditation y'ubuzima bwawe. Gukora meditation y'ubuzima ni ukumenya ngo ifunguro ngiye gufata ry'uyu munsi, ifunguro ry'uyu munsi riradufasha iki? Ifunguro ry'uyu munsi riradufasha kumenya ngo iri ngiri ridufasha iki mu buzima bwa buri munsi. Amazi adufasha kugira ngo amaraso atembere neza. Amazi arwanya uburwayi bwinshi bwo mu mubiri, arwanya kanseri, arwanya kurwara amagiripe bya hato na hato. Amazi ashyushye y'akazuyaze uyafata umaze kurya, ariyo ufata umaze utaranarya, nayo niyo agira akamaro cyane, kuko aragenda agacagagura bya bintu byose bya nijoro, noneho agasukura mu mubiri, agasukura imitsi, igatangira igakora neza, amaraso agatembera neza, muvuma y'umubiri ikongera igakora neza, umuntu akagubwa neza, akirirwa ameze neza. Iyo ni meditation y'ubuzima, ukwikorera meditation ukagira ubuzima buzira umuze. Twabonye ko ni byinshi akamaro k'amazi ashyushye. Hari uwambajije ati se wayanywa gusa utariye? Ntabwo yanywa utariye gusa. Niyo mpamvu mbashaka ko muri comment mujye mugerageza munyandikire muri comment, mumbwire, mumbaze ibyo mwumva mushaka, mumbaze muri comment. Burya ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Nanjye mba nkeneye ibitekerezo byanyu, mba nkeneye inyunganizi, kuko naho abafite ntacyo nakwigezaho, ntabafite ntabo naba mbihereza. Niyo mpamvu nanjye ntegereza ngo munyandikire muri comment, mumbwire ibyo nabahaye. Hari n'abandi bambwira bati urakoze, ibintu utubwira narabigerageje kandi bifite icyo aho byankuye naho bingejeje, hari icyo byamfashije. Iyi nanone ni siporo. Iyi ni siporo itagusaba kuva aho uri, ni siporo idatuma wiruka. Wenda mu gihe utabishoboye ushaka kwinywera amazi y'akazuyaze, mbere y'uko uyanywa utangira kuyakoresha, uzajya utangira ubanze wipime ibiro usanzwe ufite. Urebe ahantu ugende wipime ibiro, ubanze umenye uti ufite ibiro bingahe. Noneho mu cyumweru unywa amazi y'akazuyaze mu gitondo, wenda inshuro 3 mu cyumweru. Nurangiza wongere wipime ibiro, urebe, uzasanga bya biro byaragabanutse cyane. Uzamenya ko y'amazi afite akamaro, y'amazi agenda akagira ibyo akora, koko ni siporo yoroheje cyane. Abashakashatsi bararebye basanga ariyo siporo ishobora koroha udashyizemo imbaraga, itagusabye kugenda. Ni mukore meditation y'ubuzima bwanyu, mwirinde guhora kwa muganga bya hato na hato. Ubu nanjye buri munsi nkora meditation. Nkunda kunywa amazi kuko amazi atuma ugira umubiri mwiza, ugira uruhu rwiza rutohagiye. Amazi akurinda iminkanyari, ugahora uri umwana muto, ugasaza neza, ukaramba, ugatinda gusaza imburagihe, uhora wifitiye itoto ku maso, uruhu rukarambuka, rukahora rukeye. Amazi ashyushye ni meza kuko aba yagukuriyeho bya bindi bigenda
bigakanyarika umubiri kubera uburwayi se, kubera imitsi idakora neza igatuma uruhu rumera ukuntu. Buriya ibintu byose bihindura umubiri nabi ni ibiturukamo imbere muri twebwe, ibintu tuba twaragiye dufata turya nibyo bya bindi navugaga bigenda bikaduhinduka, bigatuma inyuma uhinduka, imbere bikagutera uburwayi. Rero tujye tumenya gukora meditasiyo y'ubuzima bwacu. Buri munsi nzajya mbagezaho ikintu dushobora kwifashisha kugira ngo turebe ukuntu twakora meditasiyo, uburyo twategura ifunguro twafata mu gihe runaka, n'icyo twafata mu gihe runaka, buri funguro mu gihe cyabyo, no kumenya uburyo bitegurwa. Nanone iyo unyweye amazi ashyushye ntabwo bivuga ngo unywe amazi ushya mu kanwa, kuko nanone nuyanywa wumva ushya mu kanwa aragutwika, ishinya iba umutuku ushye mu kanwa, usanga waratukuye mu kanwa, kandi nabwo n'ubundi nayo ni inenge, ni uburwayi n'ubundi urumva uba wahatwitse. Rero uyanywa ari akazuyaze ku buryo ubasha kugenda uyamira neza gahoro gahoro, uyanywa nyine ari akazuyaze, noneho ukumva urashyushye, ukumva amaraso agatembera neza, ukumva uguwe neza rwose. Na constipation, ku muntu ugira constipation, amazi y'akazuyaze atuma utagira constipation, utananirwa kujya kuri toilette, aragenda agakora neza, noneho ukajya kuri toilette neza cyane, ukumva uguwe neza, kandi nyuma y'iminota 30 cyangwa isaha urasonza ukamera nkaho waburaye, kuko y'amazi aba yamaze koza mu nda, imyanda noneho igasohoka, noneho ukongera ukumva ushonje. Mbere y'uko dusoza, reka nongere mbasabe mudukorere subscribe, like, share na comment, geza abantu bawe, geza inshuti zawe ho iyi video yigezeho inshuti zawe, abantu bose uzibagezeho, kuko buri muntu wese akeneye ubufasha bwo gukora meditasiyo y'ubuzima bwe, akeneye kumva, akeneye inyunganizi yamufasha kumenya uko yarwanya uburwayi bw'umubiri we mu buryo bworoheje. Ibi bizagufasha kudahura na muganga bya buri munsi. Murakoze, tuzabagezaho ikindi gice gikurikira. Murakoze, kandi mukomeze mujye mutwandikira muri comment, dukorere comment, mujye mwandike byinshi, mubaze, mutubwire aho mudukebura, muduhe inyunganizi, ibitekerezo birakenewe. Murakoze.